ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe, ibimenyetso by'ibihe. Ndabaramukije bene data nshuti bakundwa abakunzi ba Aritamurura TV. Nshimiye Imana yongeye kuduha uyu mwanya ngo tuganire ijambo ryayo. Nshimiye Imana kandi yakomeje kubarinda nanjye kandinda, tukaba tukirindiwe mu buntu bwayo, mu gakiza kayo, kubakakiriye. Izina ry'Imana nirishimwe cyane. Ndagira ngo rero dusenge maze tuganire ijambo ry'Imana turibwigeho uyu munsi ryitwa ibimenyetso by'iminsi y'imperuka. Dusenge Imana. Imana Data wa twese uri mu ijuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana iriho yahozeho kandi izahoraho, ndagushimiye. Ndagushimiye ko wabanye natwe iminsi itambutse yose. Ndagushimiye ko waturinze ukaturindira ubugingo n'umwuka n'umubiri, kwa kundi Pawulo yanditse avuga ngo byose birindwe. Ndagushimiye ko uyu munsi tugihagaze mu buntu bwawe dukijijwe, uracyaturindiye mu murimo wawe, izina ryawe nirihimbazwe. Nsengeye uyu mwanya ngiye kwinjiramo w'ijambo ryawe, kandi nsengeye bene data n'abashiki banjye tugiye gusangira iri jambo, kugira ngo uduhane ibihe byiza turi imbere yawe. Mana, tukugirireho umugisha rwose, unshoboze mvuge ibyawe neza uko umwuka wawe wera bishaka, kandi nsobanuze ibyawe ubwenge bw'umwuka, atari ubwenge bwa kamere muntu bwa kavukire, ahubwo ari umwuka wera unshoboje. Ndagushimiye ko byumvise mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen, amen. Ndagira ngo rero nyemerere nubwo naririmba igitero kimwe cy'indirimbo ya Hoziyana, ariko kigendanye n'izi nyigisho, ariko nkiririmbe ahari n'ubwa mbere ngiye kubaririmbira gutya nabyiyumvisemo. Ibimenyetso by'ibihe, 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 ibimenyetso by'ibihe. Umwami wacu Yesu agiye kuza, turabona ibimenyetso byo kuza kwe. Azaza vuba nk'umurabyo ntazatinda, natwe tuzamusanganira mu kirere. Abafite agakiza k'amaraso ye, nibo bazi gusubwira ubw'ibyahanuwe. Rimwe tuzarara mu isi twe kuyirirwamo, rimwe tuzirirwa mu isi twe kuyiraramo. Yesu azaza kujyana be abakure muri iyi si, azadukiza urupfu, tujye kubana nawe mu ijuru. Hoziyana, ngwino mwana wa Dawidi. Hoziyana, ngwino mwana wa Dawidi. Kamendekeye icyo gitero cyonyine n'inkizo yacyo, muyishatse iyo ndirimbo mwayishaka mukayibona. Byanashoboka yuko yashyirwa muri izi nyigisho ikagena n'icyigisho, hariho abahanga babyo bo kubikora kandi birashoboka. Tubisengera Imana kugira ngo muri izi nyigisho muzagiremo ibihe byiza kandi izi nyigisho zibakangure
umwami wacu Yesu agiye kuza, turabona ibimenyetso byo kuza kwe, azaza vuba nk'umurabyo ntazatinda, natwe tuzamusanganira mu kirere. Abafite agakiza k'amaraso ye nibo bazi neza ubwiru bw'ibyahanuwe biri mu ijambo ryahumetswe n'Imana. cyane cyane kineye kwigisha izi nyigisho nuko mbona abera baradamaraye, abantu baradamaraye cyane, kandi ikibabaje abantu badamaraye nyamara ibyo kubakangura bihari. Ndibaza impamvu ibyaha byakomeje kandi ibimenyetso by'imperuka bigaragara. Ndibaza impamvu ibyorezo bibaho kandi ari kimwe mu bimenyetso abantu kumenya kuba uko bakabaye. Ndibaza impamvu no muri covid ngiyi abantu bakomeje gukora ibyaha ntibakanguke. Ndibaza impamvu no mu bakristo, mu bari abakristo harimo abaguye kandi bakaga muri kino gihe kibi. Igisubizo ni kimwe gusa, nuko umwanzi we aticaye, kandi iki ni igihe cyo gukora cyane ngo agira abo azisasira, abona bazisasira. Mwaba dufashe cyane. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya 12, ndahera ku murongo wa mbere. Murebe ku mutwe w'amagambo hejuru haravuga ngo Danieli yerekwa iby'iminsi y'imperuka. Maze icyo gihe Mikayeli wa mutwaro ukomeye ujya hagarikira abantu bazahaguruka, hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugura iteka ryose. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi, haleluya haleluya, bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Nuko Danieli bumba icyo gitabo ugifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Nuko jyewe Danieli nditegereza, mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi ku yo hakurya. Umwe abaza wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitarati wari ari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati, kansubira aho hantu neza. Umwe abaza wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari uhagaze hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati, ibyo bitangaza bizagarukira he? Mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso kw'ijuru, numva arahirihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara kumenagura imbaraga z'abera ibyo byose bizahera ko birangire. Ndabyumva ariko sinabimenya, mpera ko ndabaza nti, databuja ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Aransubiza ati, igendere Danieli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazatunganywa, bazezwa, bazashishwa mu ruganda, ariko abari bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho, bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi, hazacaho iminsi 1290. Hahirwa uzategereza akageza ku minsi 1335. Nuko igendere utegereze imperuka, kuko uzaruhuka kandi ukazahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira. Imana ishimwe. Ibi ngibi nibyo Danieli yeretswe. Bene data, ntabwo mfite umwanya wo kumuvugaho cyane kubera ko tuba dukoresha umwanya utabarambira, utatinda. Ariko ibyo ngiye kuvuga hano muri kino gice cya 12 ni iby'iyereko yagize guhera mu gice cya 10. Mu gice cya 10 yagize iyerekwa, haravuga ngo abona ubwiza bw'Imana ararabirana. Ubwo ni mu gice cya 10, uwo ni umutwe w'amagambo.
hanyuma mu gice cya 11 abona intambara z'umwami w'Ikusi n'umwami Kasikazi n'ibindi. Bivuga ngo iriyerekwa Daniyeli yagize niryo rizakagera hano mu gice cya 12 aricyo gisoza igitabo cye umwami adufasha cyane. Nuko rero yabonye byinshi ntafite umwanya wo kuvugaho, ariko aza kugera ahangaha muri kino gice cya 12 ngo abona iyerekwa ry'iby'iminsi y'imperuka. Yabonye marayika ukomeye Mikayire cyangwa se Misheli niko byitwa, ariwe ujya hagarikira abantu b'Imana ahagurutswa nuko ngo intambara zari zikomeye, ahagurutswa nuko ngo intambara zari zibaye nyinshi, ahagurutswa nuko umubabaro ukabije ngo bikomeye cyane, guhera igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe nta mubabaro wigeze kubaho ngo umeze nk'uwo Daniyeli yerekwaga icyo gihe. Mugenzure namwe, mugenzure murasanga umubabaro uriho urakabije, kandi igitangaje ni uko imbere hariho urenze uyu. Imbere hirya yaha tuvuganira, hirya y'ubu ngubu tuvugana, hari urenze uyu nguyu. Ibyo ntabwo tuzabura kubabwira, rega dufite umwuka wera w'Imana waduhamagaye, wadutumye kugira icyo tubwira ubwoko bw'Imana. Noneho rero ngo abona umubabaro ukomeye cyane ukabije utarigeze ubaho kuva igihe amahanga yabereyeho, ngo nuvugiye isi yaremewe ngo ntawigeze ubaho nk'uwo nguwo. Noneho ngo abona ngo abantu banditse mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya! Ibi narabyigishije mu minsi yashize. Nyigisho yavugaga ngo ubu agaciro ko kugira izina mu gitabo cy'ubugingo nibwo kagiye kugaragara. Ngo abona abantu banditse mu gitabo ari bo bonyine barokorwa ibyo bihe, barokorwa ku kaga. Kukarokorwa ndaza kubigeraho wenda njya gusoza, biri mu buryo bubiri. Hari ukukarokorwa bagahishwa. Guhishwa ibintu no gukingirwa ikibaba, no gushyirwa ahantu ibyo bintu ntibikugereho, cyangwa se ukarindwa mu buryo byo bitakugeraho, cyangwa se ntibikubabaze, ukagira ukuntu wowe mbese witabwaho. Nagiye mbibabwira uko umwuka w'Imana yabimbwiraga ubwo yambwiraga ati nyamara inzara igiye kuza, abera banyifite ngo nzabatunga. Ibyo byose nta kimwuka w'Imana yambwiye ngo nikenge kukibabwira, nibuze kukibabwira. Ku murongo wa 2 avuga ngo bamwe muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bakangukira ubugingo buhoraho, abandi bakangukira gukorwa n'isoni. Iyo ni imizuko yavugaga, nk'uko bamwe mubizi ko imizuko ari ibiri. Umuzuko wa mbere n'uwabera gusa, uzakurikiraho n'uw'abanyabyaha muri rusange. 3, kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru. Aha mbamenyeshe ko ubu bwenge yavugaga ahangaha Daniyeli nako Imana yavugiye muri we. Ubu bwenge Imana yabwiraga Daniyeli ntabwo ari ubu bwenge twiga inaha mu mashuri, ntabwo ari za bachelor's degrees zitandukanye, ntabwo ari amametrize, ntabwo ari ama PhD. Ubu bwenge yavugaga ni ubwenge bw'umwuka bw'abana b'Imana bahabwa bwo gusobanukirwa iby'ibihe. Abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi ku gakiza bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Aha mbibutse ko guhindurira abantu ku gakiza ni kuriya tubwiriza umuntu akaba converti, akizera. Iyo conversion, ku kwizera ko kwa mbere kumuhindura umwana w'Imana, gukurikirwa no kujya rwana intambara zo gukiranuka, hakaba igihana niwe ugasanga araguye. Kuri ubona rero duhugura baratagenda neza, tubyutsa bari baguye, tugera dufasha abantu, nabyo no guhindura abantu ku bukiranutsi, nabyo tuzabihemberwa Imana ishimwe cyane. Ngo bazarabagirana nk'inyenyeri iteka ryose. Maze Daniyeli arabwira ati ngaho Daniyeli arabwirwa ngo bumba igitabo ugifatanisha ibimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, benshi bazajaja hirya no hino kandi ubwenge buzagwira. Ubu bwenge rero yaravuze buzagwira, noneho ntabwo ari buriya twumvise haruguru. Ubu bwenge buzagwira ni ubu bw'ubushakashatsi, ni iyi tekinoloji, iyi IT murebe igenda igwira. Ubu bwenge mubona bugwira bukagira ubwo bucanga abantu b'Imana, bukagira ubwo bucanga abakristo.
iyo ugiye hirya no hino mu byaro mu biturage aho twe twibwira yuko hari abaswa, mumbabarire nkoresha iryo jambo, hirya hari iwanyu iwacu hariya mukomoka mwavuye muza mu murwa, iyo ugiyeyo ukirebera abana b'abakobwa bariyo, ukirebera abana b'abasore bariyo, ndavuga bakijwe, nibere ku bakijwe ubu ngubu batazi ibintu bya IT, batazi ibintu by'ikoranabuhanga, usanga hari ikintu babarushije mwebwe abinahangaha kubyo agakiza. Uti kubera iki? Pornography mu Rwanda nazo mukaterwa n'umwuka wo kwikinisha, masturbation, mugaterwa n'umwuka w'irari, ntabwo ibyo babizi. Kutabimenya murabyita se ko ari umwaka ubagize, ni amahirwe make bagenda ko mwibwira. Aya maclub, aya night club za boîte de nuit, ibi bintu byose by'ibitaramo nubwo covid yanabihagaritse ariko ntibabura kubafatiramo n'ubundi abantu barinaniranye. Ntago mubura gufatirwa mu bintu by'ibitaramo byo kwinezeza mu mahoteli runaka, ntago abantu bari kubura gufatirwamo no muri za massage, na n'ubu tumerewe nabi dutya, ntago abantu abantu bakomeje gushaka kunezeza imibiri yabo. Ibyo rero hirya iriya iwanyu n'iwacu ntabiriyo, umpakanya azaze ku rubuga nawe abimpakanya, ntabwo biriyo. Muzi impamvu? Nuko ushobora kugenda umurenge wose n'akarere kose ukakarangiza nta hantu ho gutaramira hanjoro harimo, uca ku ngo z'abantu gusa. Ba bantu bashobora gusenga ku mugoroba bagashimira Imana ikibahaye kurya, bagasenga iryo kuryama bakiryamira, nuko babayeho. Izi nzoga mureba zica ibintu ntabwo hirya hariya ziriyo. Ubashije kubona agakoma n'uturyo akarenzaho ashima Imana akaryama. Ndashaka kubabwira iki rero? Ndashaka kubabwira ko ubu bwenge buzagwira, kandi ugasanga buragwira bwibagiza abantu Imana, bukura abantu mu Mana, bugenda busibanganya kumenya Imana muri bo. Umwami dufashe cyane bene data. Ubu bwenge burimo gutuma abantu bagenzuza iby'Imana, ubwenge bwa kimuntu. Icyo Paulo yaragihakanye mu Rwanda, ko Paulo n'icyo bakunda igice cya mbere gwe ku murongo 10:18 yarahakanye ku ubwenge bwa kavukire, ubu bwo mu mashuri budashobora kugenzura ubwenge bw'Imana, ntibishoboka. Ariko ubu nicyo cyeze, nicyo kiriho, nicyo kirimo gukoreshwa. Abanyabwenge, ubwenge buzagwira. Abanyabwenge nibo bahagurutse, kandi simbwanga. Nanjye ubwo Imana yampaye amake y'Imana yampaye kwigenda yashimira Imana, ariko ntabwo dukwiriye kugeza ubwo twemera ko iki kintu twita ubwenge twize mu mashuri, dukwiye kwemera ko kigenzura ubwenge bw'Imana, ngo kitubuze kugera ku rugero rw'umwuka Imana ishaka ko tugeraho. Tubujijwe n'iki? Ngo nuko turi abanyabwenge. Nuko jyewe Daniel nditegereza, ubu ni umurongo wa 5, mbona abagabo bahagaze hakurya, umwe hakurya y'inkombe y'uruzi, undi kuyo hakuno, maze umwe muri abo ngabo baza wa wundi bahagaze hejuru y'amazi ati ibyo bitangaza bizagarukirahe. Wa mugabo uhagaze hejuru y'amazi wambaye umwenda w'igitare atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso kw'ijuru, ngo numva arahira ati, arahira ihoraho ati ibyo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Imana dufashe cyane. Bibutse ko igihe ari umwaka, ibihe ni imyaka 2 ubwibaye 3, igice cy'igihe n'amezi 6. Iyi myaka 3 n'igice ari cyo gihe, ibihe n'igice cy'igihe, nigenda igahura n'iriya minsi dusomye hakurya 1290. Iyo myaka 3 n'igice rero bizamara tuzayivugaho ikindi gihe, tuzayisobanura ikindi gihe. Muri iki munsi twivugiye gusa ibimenyetso by'iminsi y'imperuka. Avuga muri ijambo rivuga ngo nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko birangire. Ngicyo ngaha ho kwitondera, mugenzi ujya mu ijuru, mu Kristo we unteze amatwi, ni nawe rega mbwira ubu nahabisi wo ubu ngubu kubona icyo kubabwira biragoye. Dufite icyo gukangura itorero, hanyuma bisi bo bari muri nini,
Iyo mpamvu Pawulo yandikira Abakolosayi no Abatesalonike yababwiye ngo mwebwe ntimugasinde uko abasinzi basinda nijoro, ntimugasambane uko abasambana basambana nijoro. Mwebwe rero ngo muraba amanywa muri nabo umucyo, ntago muraba ijoro, ntago muraba umwijima. Nibamara kumenagura imbaraga z'abera, uku kumenagura kw'imbaraga z'abera ni iki? Ibi bintu birimo gutera urujijo umuntu w'Imana, akumva ibitangaza hirya no hino kandi bidakozwe n'Imana. Muzi ko tumaze igihe kirekire cyane twigisha kuri izi nyigisho. Umukristo akumva ngo ibitangaza byakoretse aha n'aha, naho kumva ibyo bitangaza ntabwo byakoretse mu izina rya Yesu, ntabwo ari Yesu wabikoraga, ntabwo ari Imana yabikoraga, byari iby'izindi mbaraga. Nkuko tubisanga mu rwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 2 kuva ku murongo wa 5 kugera ku wa 12, muzahasome ko kimwe mu mayoberano uwo mugoma azakoresha ngo amenagure imbaraga z'abera ni ibitangaza n'ibimenyetso ngo azakora, ngo ariko by'ibinyoma. Niko handitse ngo azabikorera iki? Ngo azabikora kugira ngo benshi bayobe, abanze kwizera ukuri n'ubundi batakare rwose barimbuke. Hanyuma Matayo 24 ndaje mpagere, haravuga ngo icyo gihe ngo azabikora agira ngo arebe ko yayobya n'intore niba bishoboka. Ku murongo wa 8 rero Daniel igice cya 11:8, ndabyumva ariko sinabimenya, mpera ko ndabaza nti databuja, ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Ibyo bintu byose unyeretse, ikizaheruka ibindi muri ibyo ni ikihe? Ndabyumva ariko sinabimenya, mpera ko ndabaza nti databuja, wambaye ukambwira ikizaheruka ibindi muri ibyo byose ni ikihe? Agiye kunsubiza aransubiza ngo igendere Daniel, igendere ko ayo magambo ahishwe kandi afatanishwe ikimenyetso kugeza ku gihe cy'imperuka. Igendere Daniel, nko kumubwira ati ndeka, mbajije ikintu ntemerewe kugusubiza, mbajije ikintu ntashobora gusubiza none aha ngaha. Igendere Daniel we, ibintu mbajije birahishwe. Icyo nakubwira ku murongo wa 10, nta guhisha, benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi, kandi nta n'umwe muri buzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Reka mvuge ahantu gatoya. Benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda. Ibintu uko ari bitatu, gutunganywa, kwezwa, gucishwa mu ruganda, ni amahirwe ahawe abera muri kino gihe. Ibyo byose muri cyo kunyura mu ruganda si kimwe no koga, si kimwe no kujya muri piscine ngo umuntu yoge. Ntabwo ari imikino ngororamubiri, ngororangingo, ntabwo ari amusement, si ukwinezeza, ntabwo ari plaisir. Gucishwa mu ruganda ni imibabaro, ari n'iryo rya jambo musanga Yesu yavuze ngo azababatirisha umwuka wera n'umuriro. Bamwe bajya bakunda kubimbaza ngo ariko uyu mwuka wera ko tubyumva, uw'umuriro ni uwuhe? Uw'umuriro ni ibigeragezo wahawe umwuka wera acishwamo. Umuntu wakijwe akabatswa umwuka wera bagomba no kunyura mu bindi ari wo mubatizo w'umuriro. Mwama dufashe cyane. Rero bazatunganywa, gutunganywa, kwezwa no gucishwa mu ruganda. Ibyo nuko ari bitatu, ni ugutunganywa hakoreshejwe nyine umuriro. Umuriro utari wo mu ifuru, umuriro utari wo mu ziko, umuriro batagucanyeho, utanawubona, utanawereka n'abantu, ariko mu by'ukuri urimo unyura ahantu hagushongesha, hagukamura, hakumaramwo ibintu bibi byose. Mwama dufashe cyane. Hari amagambo ari mu migani ya Salomo mu gice cya 25, reka mparebe mpababwire, haravuga ngo kura inkamba mu ifeza hazavamo icyuma cyahabwa umusenyi. Urumva, kura inkamba mu ifeza maze hazavamo icyuma gihabwa umusenyi. Iyo umukiranutsi arimo kunyura mu ruganda nk'urwo ngurwo rw'imibabaro, uwo mukiranutsi avamo umuntu muzima, avamo umukristo mwiza, avamo umuntu utunganye, nyine utunganijwe. Umwami dufashe cyane.
uwo mukiranutsi avamo umukristo utunganye. Yesu adufashe cyane. Kura inkamba mu ifeza maze hazavamo icyuma gihabwa umusenyi. Biri ku murongo wa 4, Imigani 25 umurongo wa 4. Kura inkamba mu ifeza maze hazavamo icyuma gihabwa umusenyi. Umusenyi akabona uko agisena, ariko hakirimo inkamba ntago byakunda. Bazatunganywa rero, bazezwa, bacwe mu ruganda, ariko ababi bo bazakomeza gukora ibibi. Niyo mpamvu mureba bino bihe bikanguye abera, birimo birakangura abera, ariko abanyabyaha bo bakomeje gukora ibibi. Ntangira nababwiye ngo icyo ni ikibazo umuntu akwiye kwibaza. Nize ko igisubizo mu kibonye. Igisubizo murakibonye, uko abera batunganywa bacishwa mu ruganda bezwa, ababi bo bakomeje gukora ibibi. Umwami adufashe cyane. Ikibone cyo ibi byose mbabwira ni ibimenyetso by'iminsi y'imperuka. Harimo akantu kavuze ngo ku murongo wa 10 ngo kandi nta numwe muri bo uzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Bwa bwenge nababwiye hirya, babanyabwenge bo mu by'umwuka, babanyabwenge bo mu by'Imana, babanyabwenge batari abanyabwenge bwo kwiga mu ishuri, babanyabwenge badafite za masters, badafite za doctora, badafite za professora. Abo bose wumva abo ariko bafite umwuka wera, bazaba bashobora kumenya ibyayo mayoberane n'ibihe uko bigenda bikurikirana. Umwami adufashe cyane. Umwami adufashe cyane. Niyo mpamvu muri Yesaya havuga ngo iyo nzira izaba yo kwera, abantu naho baba arabaswa ntago bazayiyoba. Rega nta kibiri bitaravuze. 11 uhereye igihe igitambo gihoro kizakurirwaho, hagashyirwaho ikizira cy'umurimbuzi, hazacaho iminsi 1090. Nayisobanuye gatoya. Igihe igitambo gihoro kizakurirwaho, igitambo gihoraho ni Kristo Yesu. Uhereye igihe kizakurirwaho bagashyira ikizira cy'umurimbuzi. Ikizira cy'umurimbuzi rero nuzigira we agashaka kwishyira mu mwanya we. Mwagiye mubyumva kenshi aho umuntu agira gutya mu by'ukuri yitwaga yuko ahagarariye Yesu n'ahangaha mu isi, byitwaga ko ahagaze nk'intumwa ya Kristo Yesu, ariko gatangira guhakana ati ntabwo akije, abari mumutegereje muhebure, muvane amatwi n'amaso, ntawe ukije. Ni kuri yariza rero, ni kuri bitangira nyine, ni kuri bitangira uko atinda bazajya banavuga ati no kubaho ntawe uriho. Urabyumva nawe? Kandi buriya niko bisobanura nyine, nta kije kuki satakije. Ubwo rero namara kuvuga kuriya ko atakije, abamwumviye abari mu ruhande rwe maze bahite bahakura ikintu cyo kudamarara. Uwo mudamararo rero niwe ahubwo Kristo azatungurira abantu, ariko aba Kristo tubizi neza ko hari, tubizi neza ko ari mu ijoro dutegurira, tubizi neza ko azaza. Ibi byose birabera wiki rero, biraberaho ijambo ngiye kujyaho mu kanya muri Matayo rivuga ngo azayobya n'intore niba bishoboka, azagerageza rebe ko yayobya n'intore niba bishoboka. Ibi ni bya numvise hano ngo azagerageza kumenagura imbaraga z'abera. Ibi ni imbaraga z'abera bihanganye n'imbaraga z'abera ngo birebe ko abera bacika intege bakadohoka. 13 ku murongo uheruka w'iki gice, igendere, ni ukugendere utegeze imperuka, kuko uzaruhuka kandi uzahagarara mu mugabane wawe munsi nishira. Bwoko bw'Imana, torero ry'Imana, abera nimubwira nimwihangane, mugende mutegereze iriya minsi nishira, umwami wacu azaza kandi uzahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira. Matayo 24 rero naho Yesu yivugiye ku bimenyetso. Ibi ndashaka kubivuga, mvuga ijambo kurindi, ariko buri jambo rivuga akanya gatoya. Ku murongo wa 1 Yesu asohoka mu rusengero, akigenda bigishwa baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Aravuga ati ntimurebe ibi byose, ndababwira ukuri yuko aha tuzasigara ibirigiretse kurindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza ati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe. Aha mwumve ko kuza kwe ni kimwe, n'imperuka y'isi nacyo ni ntabwo ari ibintu bimwe bizabera igihe kimwe. Kuza ko kuri ukwako, n'imperuka y'isi nayo ikaba ukwayo. Nizere ko ibintu mubyumvise bene data.
kuza kwa Kristo kuri ukwako n'imperuka y'isi ikaba ukwayo. Nagiye mbyigisha, hari igihe nabyigisha Nyarugenge icyumweru cyose nigisha iby'iminsi y'imperuka. Ntabwo impanda y'imperuka ari kimwe n'imperuka y'isi. Impanda n'umwihariko w'itorero, hari imperuka y'isi ikaba imperuka y'isi nyine muri rusange ku isi yose n'abayo. Niyo mpamvu rero mwumva hano bamubaje bati mwigisha tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe, n'ikimperuka y'isi ni ikihe. Kane, Yesu arabasubiza ati mwirinde gusa hatagira umuntu ubayobya. Nimutekereze namwe abantu babajije gutya bakabaza ngo tubwire ibyo bizaba ryari, ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe, ikimperuka y'isi cyo ni ikihe. Agasubiza onemo in one word, mu ijambo rimwe ngo mwirinde gusa hatagira umuntu ubayobya. Umva iryo jambo biravuga iki? Umuntu akurikiye uko asubije ameze nkaho ibyo bamushakaho kumenya atari byo by'ingenzi gusa, ko ahubwo ikimuteye ubwoba n'ikimuteye impungenge, ndavuga Kristo nyiri itorero, atewe ubwoba nuko abantu bashobora kuzayoba. Niyo mpamvu ubona aricyo heriyeho. Umva gatanu noneho arabisobanura. By'imperuka bati n'igihe Kristo bazayobya benshi. Mu minsi yatambutse nagiye numva ngo hari umuntu wise Yesu, ngo yise Kristo, nkumva ngo ugenda ko ibitangaza, mbyumva iyo Kongo, undi mwanya mbyumva ngo Kampala za Kenya n'ahandi, ngo umuntu agenda ariko yita ngo yarashatse kanzu nziza y'umweru yigira we, ngo n'ubwanwa n'umutwe byose. Birya rero byari ibintu ni nk'ibicu bibanze y'imvura ijya kugwa, ariko hari ugiye kuzaza yigirewe, noneho yigirewe rwose, yigirewe mukanya n'imbivuze. Benshi bazaza biyita izina ryanjye bati n'igihe Kristo, bazayobya benshi. Gatandatu, muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, ibyo byose mwarabyumvise. Ubwo wenda uwandika yandike, ariko nabitangiye. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, ntabwo mujye mubyumva, ariko mwirinde mudahagarika imitima ko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ibi ngibi byose birimo kubaho. Hari abagira bati imperuka no, imperuka not yet, imperuka bado. Oya, ahubwo nibura impanda. Mbere yo gutinya imperuka mujye mutinya ahubwo impanda izayibanziriza, ariyo mpanda y'itorero ya Kristo. Mwirinde mudahagarika imitima kugira utazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Karindwi, ikindi kimenyetso, ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Ntaho mubyumva henshi ku isi. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Inzara ntiyabayeho, ibishyitsi ntibyabayeho, tremblement. Ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. 9, ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe. Nta byabayeho mu minsi yashize, ntimwagiye mubyumva. Aho abakristo bazira agakiza, ntabwo mwagiye mubyumva. Abatwitswe, abashyizwe ku murongo bakaraswa bazira Kristo Yesu, ndetse bazabica. Icyo nicyo muzangwa n'amahanga yose. Mbere wangwaga n'iwanyu, ukangwa na musaza wawe, ukangwa n'umugabo wawe uzira ko ukijijwe, ukangwa n'abantu mwiganaga cyangwa mwigana, ukagira ngo ukangwa na mwarimu kwigisha, ukangwa n'umuyobozi ugukoresha runaka mu kazi, ukagira ngo uranzwe. Noneho tuzangwa n'amahanga yose rero. Tuzira izina rya Kristo kandi. Umurongo wa 10, ubwo nibwo benshi bazasubira inyuma. Ubu muri kino gihe murimo muranyura mu bintu umuntu abura icyemezo afata, kavuga ati mva rero, aho kugira ngo nangwe, aho kugira ngo mbe igicibwa, aho kugira ngo nangwe n'umukoresha, aho kugira ngo mbure akazi kanjye, umva aya ubwo iby'inzira ndabiretse. Umurongo wa 10 ngo nibwo benshi bazasubira inyuma. Nyuma yo gusubira inyuma rero habeho kugambanirana. Noneho iri jambo kugambanirana
ndashaka ko muryumva neza. Ku murongo wa 9 haravuga iki? Ku murongo wa 9, ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe. Uku ni ukugambanirwa n'ab'isi n'abanyabyaha, mbese bo tudasangiye urugendo rujya mu ijuru. Ariko kugambanirana byo ni hagati yanyu mwebwe abakristo, ni hagati yacu twebwe abagenzi bajya mu ijuru, twitwa ko turi abana b'Imana. Ibi se ntabwo murabibona? Ntabwo mwabibonye se? Ntabwo mwabibonye se? Ntimubibona se? Ubu hariho kugambanirana kw'abera, kw'abakristo ubwabo. Mbabare mvuze ngo abera kandi abera ntibakora ibi ngibi. Ndavuga abafite izina ry'ubukristo kandi ataribo. Abo baragambanirana bikoroha rwose. Kugambanira ngo akuvutse ibintu runaka, agukure mu mwanya runaka, akushyira ahantu runaka. Kugambanirana guturutse rero mubere niko kubi. Ndabyibuka twiga za teologiya aho ngaho mu mashuri, twize ko ibyo bita les attaques internes, ibitero byo muri twe ubwacu. Ibyo bitero biba bibi cyane mu itorero cyangwa ku itorero. Les attaques externes, ibituruka hanze y'itorero by'abera bashobora kubisengera bakanabirwanya bagahagarara neza rwose ntibibuze gukiza. Ariko ibitero twiteye ubwacu nibyo bibi cyane. Murongo wa 11, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Ibyo se ndirwa mbisobanura. Nawe reba bamaze kuyobya abantu uko bangana, reba bakugezeho, abaguhanuriye bashaka amafaranga, abaguye ngo mbere yo kugusengera urabaha amafaranga ya naya, wavuga uti ntawe mfite akagabanya ibiciro, akagenda amanuka gatoya kugeza ubwaza kugera kuyo ushobora ariko ukayamuha. Ibyo ni ibintu bw'ibinyoma rero. Abagiye bavuga ibintu reka tugategeza ugaheba. Mwarababonye. Erega ubu ngubu wababaza ngo umuhanuzi w'ibinyoma yabaye uwuhe cyangwa ukuri yabaye uwuhe, mwamuvuga. Ariko mukomeze mubike mu mitima, bundi mukomerere mu byo mwizeye, kandi namwe mugenzuza ubwenge ku by'Imana igenda ikoresha abahanuzi, muzajya mugenda mumenya wavugiwemo n'Imana uwo ari we. 12, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Mwajyaga mukunda gukoresha ijambo rivanga urukundo ruzakonja, ariko mukibagirwa akantu kazaba kabiteye, kuko ubugome buzagwira. Au fur et à mesure que la méchanceté s'augmente, uko ubugome bugenda bugwira, urukundo rugenda gute rukonja. Muri ni jambo uko umuntu agenda akorerwa iby'ubugome, nawe urukundo rwe rukonje. Umuntu nawe yagambaniwe na mwene se, agenda mu mwiyange nawe umuntu warishe, urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo urukundo rufa gukonja gusa, rufite ibintu ruzira. 13 ijambo nkunda cyane, ndarikunda cyane, kandi basigira nk'intashyo nubwo ntarasoza, ariko ndavuga gusoza ngo ari kuwihangana kageze imperuka ni uzakizwa. Imana ishimwe. Wihangana kageze imperuka ni uzakizwa. Murongo wa 14, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigirwa mu isi yose, ngo buhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku isi. 15, rya jambo ryo muri Daniel twasomye kare, wumve riragarutse. Ariko ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi, ikizira kirimbura, cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel, gihagaze ahera, entre parenthèses, ubisoma abyitondere. Icyo gihe bazaba ari Yudaya bazahungire. Ubu ntabwo kirahagarara, byo mubimenye, ntabwo kirahagarara mworohe. Icyo gihe bazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamuka ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Namwe muzasenge kugira ngo guhunga kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho, uhereye kuremwa ku isi ukageza none, kandi ntabwo uzongera kubaho. Ya magambo y'imoderi yaragarutse. Aha rero hari abantu bakunda kumbaza byinshi kuri ibi ngibi, nk'ibyo ku murongo 15 mbivuzeho gatoya, kandi ni ngombwa ko mbivuga gatoya. Icyo mbabwiye cyo nuko kitarahagarara cyangwa se atarahagarara, gusa nibyo bigenda
niho bigenda biganisha. Nabisobanuye mu kanya. Murongo wa 16 ngo icyo gihe bazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu yo kuzamunuka ngo atware ibyo mu nzu, uri mu mirimo ntazashikibye mu rugo. Ibintu bivuga ngo umuntu ni ijambo rivuga ngo umuntu yerezwa aho ari. Niba uvuye mu rugo genda udateganya kuri butahe, niba ugiye mu kazi genda udateganya ko saa 10 ugiye gusubira mu rugo, niba ugiye muri misiyo mu rugendo runaka, uvuye mu rugo ugiye gukorera ahantu mu ntara, ugiye gukorera mu mahanga, ugiye muri formation ahantu training, genda uvuga ngo nshobora kutagaruka. Niba wakije imodoka ugiye hanaha, umva buri muntu wese ajya agenda yejejwe, ajya agenda yiteguye avuga ati impanda yansanga niho natahira. Mu by'ukuri aya magambo yose nicyo ashaka kuvuga. Abazaba batwite na bonse muri iminsi bazabona ishyano. Ibi ngibi ni ibintu bizaba nyine ku bagore batwite na bonsa. Umwana kugusonzana kaburi cyumuha, impanda ikavuga, umwana akagenda nyina agasigara kandi yaratwite akumva mu nda nta mwana urimo, wowe uhetse mu mugongo ukamubura. Ngaka gahinda nyine k'abagore batwite na bonsa. Hazari n'abaro byinshi cyane. Kuvuga ngo namwe musengere, ubwo ni 20 ngezeho, kuvuga ngo namwe musengere gumwe kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, ntabwo ahangaha bivuga ya mezi tuzi y'ubukonje. Twe mu Rwanda nta nubwo tunayagira cyane ngo bikabye, ubwo bavuga biriya byitwa saison pluvieuse, biriya by'imvura. Ariko murabizi ko mu Burayi, muri Amerika n'ahandi habaho ubukonje kugeza ubwo urubura rugwa mu mihanda hose akuzura, rukagwira imodoka rukayibundikira yose igasigara munsi yarwo. Ngira ngo murabizi, kugeza ubwo haza kuba umwanya wo kwatsa imodoka ikamara umwanya, kuko no muri moteri ubwaho haba hakonje, haje mu barafu. Rero ibyo ntabwo tujya tubigira, ariko ntago ari byo bihe barimo kuvuga ahangaha. Barashavuga ngo ibyo bihe musenge cyane ntibizaze uri mu gihe cy'ubukonje bwo mu buryo bw'umwuka, imbeho yo mu buryo bw'umwuka, ntirize uri mu bihe by'intege nkeya. Urumva, murabona ko hashize iminsi abantu kudaterana ko abantu murabona ko byagusha abantu benshi. Hagwa abakristo benshi, wenda sinzi ko mubimenya mwese, ariko cyo navuga nuko hagwa abakristo benshi. Mwabyumvise? Jye nk'umupastori ndabimenya ko hagwa benshi. Yego nanjye simenya umubare wabo neza, ariko haguye benshi. None rero musenge cyane, nibura biriya bihe bizasange turi mu minsi y'ububyutse, bizasange turi mu minsi y'umwuka wera yo gukanguka. Umwana dufashe cyane. 21 kuko muri iyo minsi haza mu mahoro mwinshi tugeze kubaho uherekwa ku isi, kandi ntabwo uzongera kubaho. 22 iyo minsi yari itagabanijwe ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore z'Imana iyo minsi izagabanwaho. Iyo minsi iyo yari itagabanijwe ntabwo hari kuzasigara n'umwe, ariko yagabanijwe kubw'intore z'Imana. Mbisobanuye nubwo nigeze kubivuga ku cyiciro cyitwa ibyahishuriwe Yohana, nigishije kuri Zaburi nshya muzacyahasanga. Nasobanurira ijambo ryitwa kugabanwa kw'iminsi. Iyi reduction, ukugabanwa kw'iminsi, ntabwo ari ukuyivana ku mwaka ngo hasigare amezi 6, ntabwo ari ukuyivana ku mezi 3 ngo hasigare icyumweru. Oya, ahubwo nuko Kristo azayizamura mu itorero, azatwara itorero, ari byo byitwa guhungishwa. Ibyahishuriwe Yohana 12 umurongo wa 6, iryo jambo guhunga murisangamo, no ku murongo 13 murabisangamo. Itorero rizataha ari nko guhungishwa. Umwana dufashe cyane. Hanyuma iyo minsi itagaba muri rero nta kuzarokoka n'umwe. 23 na 4 kandi abita Kristo n'abanzi b'inyuma bazaduka bakora ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye, kugira ngo babone uko bayobya n'intore bishoboka. Niyo mpamvu nababwiye ngo ndabasegera Kristo mwishamadukira cyane ibintu byitwa ibitangaza, mwibishamadukira cyane, mwibikanira amaso cyane, mwiba ryo mushaka cyane kuri Kristo, mwishaka ibitangaza cyane, kuko biriho ariko n'injiri nyuma kugira ngo n'intore ziyobe niba bishoboka. Ariko umwami azarinda intore ze. Tujye muri Timoteyo, mu rwandiko yandikiye Timoteyo rero niho ngiye gusoreza igice cya 3. Urwandiko rwa 2 rwandikiwe Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa 1.
naho haravuga ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibintu bishya. Abantu bazaba bikunda. Ntarasoma ibimenyetso mureba tugiye gusoma ahangaha, ndagira ngo mwaka ahangaha ushobora kumbaza uti se buri ibyo uvuyemo hirya n'ibyo bitandukaniye hehe? Ibyo mvuyemo hirya byari ibihe, byari le mauvais temps, byari the bad times, ibi bihe bibi le mauvais temps. None ibi tugiye gusoma byo nuko bizagenza abantu, bizabagira gute rero? Bazahinduka bati? Iminsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, abantu bazaba bikunda. Nta n'icyo bisobanura rwose. Bazaba bikunda nkuko kwikunda bivuze gatoya. Uko kwikunda mu gifaransa babyita egoisme. Egoisme ni ukwikunda, ni ukugira igomwa naryo rirazamo hepfo, ukumva ibintu byose byaba ibyawe. Mbese ukumva ikintu cyawe icyawe kandi ugashaka uburyo wagoma umuntu ikintu kukimuvutsa, niko tubita mu Kinyarwanda. Bazaba bikunda rero, bakunda n'impiya. Murabona ko bakunda amafaranga. Abantu bakunze amafaranga cyane, kuyakoreshereza Imana ntibyoroshye, gufasha umukene ntibyoroshye, abantu barayakunze cyane. Bazaba birarira. Kwirarira ni uguhisha ukuri ukigaragaza uko utari. Ni ukwereka fiancé umukobwa wawe ko uri umukire, ukagenda ukodesheje wenda Prado, ariko kugira ngo wirarire gusa. Ukagenda wambaye imyenda ukodesheje. Niba tukajya gukodesha imyenda gusa ngo ujye gusura fiancé gusa kuba usa neza. Imyenda y'imikodesha udashobora no kwidodeshereza. Ibyo no kwirarira. Kwirarira kuri muri no minsi. Umuntu akamurira icyayi muri Serena, muri Marriott, kandi mu by'ukuri akodesha atarabasha no kubaka n'inzu. Birabyo no kwirarira, ntibyo ngo ikindi kibitera no kwirarira. Icyakangahe kindi bazaba bibona ubwibone, orgueil. Iyi orgueil mu mpande zombi, orgueil spirituel, ubwibone mu by'umwuka, na orgueil mu mubiri usanzwe, ubwibone bwo mu mubiri. Bazaba batukana, ibitutsi, gutukana rwose. Bazaba batumvira ababyeyi babo. Yemwe bana urubyiruko munteze amatwi ahangaha, aha muhitondere. Niba ubona utacyumvira ababyeyi, icyubahiro cy'ababyeyi cyaragushizemo, wahuye n'ikimenyetso cy'imperuka. Bazaba ari indashima. Indashima ni ukubaho umuntu atanyurwa, ugasanga umuntu buri gihe arifuza, muri we ni ukwifuza gusa. Ufite imyenda, ibyo kurya, ufite biguhagije, urashobora gutega niba ugitega ukoresha tap and go. Ibyo ukwiye kubishimira Imana. Wikumva ufite irari ry'imodoka kuko nayo uyitunze, wahura n'ibibazo bijyanye n'abatunze mu modoka. Pini zagusaziraho, contrôle technique, bazakwandikira, ubure kwandika ayo kwishyura contravention. Ibyo byose ni ibindi bibazo, ariko weho nyurwa no kubayeho. Bazaba rero ndashima, batarabera. Abantu batarabera ariko ugasanga bashaka gukoresha impano z'Imana zira, badakunda n'ababo. Ikintu cyo gukundana kw'abantu mu muryango, usanga umuntu ntashaka ko abantu bavuye iwabo barara. Ugasanga abavuye iwabo w'umugore baje, umugabo ntabashaka. Abavuye iwabo w'umugabo, umugore ntabashaka. Ibyo byose ni iby'imperuka n'iby'imperuka. Kiriya kintu cyo kugabana umuryango, ugasanga iwabo w'umugore baje, umugabo ntiyishimye. Iwabo w'umugabo baraje, umugore ntiyishimye. Ugasanga intambara rose ni kuba abantu badakunda ababo. Bazaba batuzura. Ikintu kuzura ni ikira mwita amitié intime, kugira inshuti rwose mu kuzura. Impamvu batazuzura ni iyi: ukundana n'umuntu mwajya kuzura, igera ngo kuzura rwose sinzi ko mu gihe ngo turuzura, mwajya kuzura akakubera mubi, mwajya kuzura akaguhinduka, mwajya kuzura ukamumva inkuru mbi z'uburiganya, kweskuruka n'ibindi. Bazaba babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza. Kubeshyerana, kutirinda, kugira urugomo, kudakunda ibyiza. Bazaba bagambana, twabyumvise mu kanya. Bizaba ari ibyigenge. Abantu ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibanezeza aho gukunda Imana. Ubu abantu bakunze ibanezeza cyane aho gukunda Imana. Icyanyuma nsorejeho, bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Umwami adufashe cyane kugira ishusho yo kwera ariko abantu bahakana imbaraga zako. Guhakana imbaraga zo kwera ni ikiriro, ni ukugira ishusho yo kwera, ni ukuvuga Yesu Kristo, ariko imbaraga zo kwera ukazihakanisha imirimo yawe, ukazihakanisha ibyo ukora. Umwami wacu abafashe kandi abambere umugisha. Ngibi ibimenyetso by'iminsi y'imperuka mwabyumvise. Mukomerere mu byo mwizera, mwirinde
muneshe mwihangane bagerageza muhumure impande zavuga kandi itorero rizataha mukomerere muri Kristo Yesu mbifurize kandi kubatizwa mu mwuka wera Imana iwe kuza umwuka wera ndabashimiye ko mwateze amatwi ijambo ry'Imana abakurikiye Imana bamugisha kandi izingisho mujye muzihererekanya kugira ngo abera bakanguke dusenge Imana ndagushimiye Imana kubwo ijambo ryawe ndagushimiye ko wanshoboje kurigabura nk'uko warimpaye umugisha bari bari kuri kibariteze amatwi hariho gukanguka n'ububyutse kandi abezwa bere batumba mu ruganda kugira ngo impande ndivuga izasange twiteguye ndagushimiye bampera umugisha nanjye nk'umugisha mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu amen. Ibimenyetso by'ibihe ibimenyetso by'ibihe ibimenyetso by'ibihe ibimenyetso by'ibihe